mbese inzozi zahinduka impamo rimwe na rimwe bijya byanga ariko hari igihe ziba ukuri bamwe bakeka ko ari ibisasi gusa siko mbibona kuko sinjye waremewe ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo iri ni ibara ry'urukundo twarakira n'ukabona ubuzima bwarankubise ariko tuzongera tubeho ariko ntekereza ko ubukire ari bwo butuma umuntu ab'ikirombo atari bwo butuma umuntu ab'ikirombo kuko ahubwo ubwo bukire bwanyu nta disipurine babigishaga amenye ko ari umukobwa mu mazi ubwo yamuhanaga ibintu byawe mwere na muhima uriya yaranshanze nanjye kabisa yaranshanze maze ko nta nagize ahubwo se bwo tatwirose nikutunge twiyoroshe urakonje se nshaka kuryama n'uzisi turyame nyine turaryama waretse twongeye tukaryama asa ntabwo wumva ubwo ukumva ariko mwebutse biranyishe birakwishe nyine turaza kuryama mu kanya bimeze ariko se umubebe umubebe ameze gute umubebe ameze neza uzi ko hari igihe nkabona ko ari kwizunguza uzi ukuntu nanjye ajya ntera imigeri nkumva ajya gukubita ibigeri kwa mama mwaragowe ko mwaragowe uzi kugendana umwana mu nda mpaka amezi angahe nyine mama baragowe ngaho ndeka ndyamye numara kubyara nzajya mufasha muheke sibyo se nzajya mufasha reka dusinzire asa sheri kuri gukomeza uburyo ngo reka dusinzire mba mukumbuye sumbwiye ko mba naniwe sumbizi unaniwe nyine simaze guteka ariko wowe umura nzakuruhura nzajya mutekera sibyo nzajya umubebe muguhekera se buriya nzajya muheka nzamuguterurira sibyo mukoropere umura rega ntabwo nzajya mbura buri munsi hari igihe kizagira nkazajya mboneka kusinzira ariko se kuri gusinzira kandi byose nabyumvise ntabwo ndi butume wanavuze nk'iki ngambwira ngo rimwe nawe ngo uzajya uboneka ngo uzajya gukora ariko ibyo uri kubirota ubiri ukunesha umutwe nushaka kugirana no ku kazi bikumbuye cyakora ndetse uguhamagaye ijoro se nk'uyu abanyibutsa gute ndetse twumve ego mama Yvan dushyira ku payeti twumve umugore wanjye ngo iki mama Yvan bikira Yvan yapfuye Yvan yagize ate nawe ubwira ko wari waramubuze nawe ukazajya umwanga umuntu ngo umwana ngo ntagabura ungana kuri ngo ntago ari umwana sinaye kubwiye ubundi wowe ubuse gukomana yanjye ubusazize iki koko akuje wajya ugira umutima ubundi ntabwo nawe nabikubwiye we ko umuntu bamubuze reka tujye kuramba maguze mama Yvan ameze gute ko kubwira nabi njyewe tugende shiri tugende tubafashe sibyo ubu turamuhengukaye none ubu kagahenda kenda kumwica we ceceka se kandi nawe ariko kurira ukuri ejo bundi namusize ameze we tugende shiri tugende ayiwe cyangwa guma hano ngende muhire ntabwo nsigara we uze ndasigara ko iki mu rugo tata we ayiwe reka utanteze ibibazo nanjye sibyo guma hano njye kumwireba sibyo mbabarira umunota umwe
Okay. Bimeze bite ko n'ubushoboza ko abantu Yeah, it's okay, it's fine. Maybe cyabaye iki? But I'm very excited. Cya kigo cyapfuye. Yeah. Mama wamuraye. Nje musanga mama ankone cya kigo cyawe cy'umukozi bahendeje barize. Bayivanye yapfuye. None ngiye nganye nshaka kubihanganisha ariko kubera excitement umva byananiye. It's okay. Sasa rero. Reka nje ncumoke. Nakubwiye. Turajyaye. Rwanda ni agiye nzaga kicyo cyane. Tubambwira nibura nkazamira aho mushakira. No. Ushaka utinda yo gukeneye dati. Nkazamira aho mushakira wawe. Baracyari. Yawe ntabwo bahari. Bahise bazamuka. Shubona ko cyabyo kiri gute? Yababaye of course. Ugomba kubabara. Ireka buriya nubwo yijijisha ariko azukuri. Yagomba kubabara rero. Basanze bababaye cya kigo cyawe cy'igikoze kirarira na mama ariko ya so sad. Reka ngende rero. Nzaga ku cyo cyarangiye. Tuzakomunikana ngiye uzaguhamagara ntuzamamagare. Koza n'uhamagara nubwo za telefone yanjye nabizabiriho. Nzakuyamagarira reka ngende nzamubaze uko gahunda zimeze. Tuzabonana ikiro cyarangiye. Siko biri. Ahubwo biko sinabwo izatinda ahubwo wowe make sure ko uzajya umvugisha nibura nka rimwe ku munsi. Guhina updates zo mu rugo kuzimeze. Kandi make sure ko nta muntu uzakeka ko ibintu tubiri. Right? Good. Ibindi byo nta kibazo. Bari. Ntabwo nzana bari nge ntabwo nashatse kumenya. Aho icyo nshaka nyine ugende kandi uzumve uri comfortable aho uzaburi. Nanjye none bizabisiga mu nzara. It's okay. Ntugire ikibazo. Sibyo? Nanjye mfite control n'umugabo. Sibyo? Okay. Turi kumwe. Safe journey. Umva, keep secret. Sibyo ntagire umuntu I will never disclose it. Okay. Thank you. Mama, uyu muryango nkubu koko Kivumvuri ariye. Telefone ntayiriho. Uko umuntu ndeba gutya ku bundi we byawe bimeze bite? Byanjye se hari ikibazo ngira ahubwo uribaza ngo papa ari he? Papa nibwo bwakwira atari mu rugo cyangwa nibwo yarara handi? Ubu tumvuge ko nta n'inkuru iramugira kuko Yvan yapfuye. None se gupfa se ibintu bisanzwe. None se gupfa byabuza papa ko yava mu rugo akagenda. Ibintu bisanzwe. Bisanzwe mu bantu basanzwe. Bisanzwe muri twebwe. Bisanzwe n'indese. Umwana wanyu. Ni sari wavukiye gupfa ari nundi wavukiye kudapfa. Kuva yapfuye byarangiye kuba yapfuye sintabwo byabuza papa kuva mu rugo. Nese urashaka nawe pfese nibura umuntu muri inzu. Ariko no gupfa yapfuye nta makuru ufite. Inde papa. Yanapfa. Nawe napfa zapfe. Akubunirika. Hakomana kuki wamuje n'uyu muryango koko. Akuba Imana yari yabuze ahandi imitiramo gushaka. Ndajya kukibwira ibintu bizima. Mama, gupfa ni ibintu bisanzwe ma. Nanjye nzapfa nawe uzapfa n'undi wese azapfa. Wabatukaniga amatwi ko wagira ngo mwaravumwe. Wagira ngo muri ibivumwe. Hakubundi kandi uyu muryango wirinda wawicuza. Uri ufite ahandi henshi ho kujya kutahagiye. Ajye mu ruzi wanjye geraho. Okay, ngambwira. Wakwemera ko Mikwege na Mujomba ejo wabonye pare hano. Mbere yuko urupfu rwa Yvan rutangazwa. Mva kino gicucu. Hopse mama. Kandi yarahagararanye na wa mugore wa so wanyu. Erega narakubwiye dufite ibyago byinshi muri rugo. Pare yakongera akadutera, Keza yamuduteza, ubundi Keza muri rugo uzi ahari nk'iki. Aratugambanira. Nicyo kimuhesheje muri rugo. Wa so wanyu ngiye sibyo ndabizi. None se kuki ubyibazaho cyane? None se tekereza nawe ikintu cyasanye pare hano. None bakaba bababonanye gutya. Bahagararanye. Ni iki cyamuzanye aho twari dutuye? Icyamuzanaga. None kuri inshuro tekereza ko azanwa n'iki? None se ubwo Keza bakaba babonanye bate? None nakubaza ngo Kivumvuri arihe ukanza nawe ubucucu.
ma papa ujye umureka wenda nawe bari baje gutora ngo bamwice bice nde papa ntazajya papa ntafite kujya muri iyi nta rwose mu bigutera ibibazo papa umureke none cyo mubwiye ko Yvan yapfuye basi niba mwabashije kubonana ariko papa si numva ko sinawe wakabaye kuva se yarabimenye ko yapfuye Karegeya anko papa yabimenya atabimenya nta kidasanzwe kandi ntabwo ari kuri cyo cyo ngo kuva ngo byagenze bite cyo kirajya hehe ndakunda kwiyamye nako reka ngusabe basi wicara aho ngaho ntugire ikintu uvuga sibyo ntabwo ndengera mvuga avuga se ubundi avuga iki kuba ari mu gahinda yuko dufite ikiriyo mikwege nikosa mpamvu nze nkubwire nankugire n'inama Yvan niba yapfuye nta bintu byatanje nta bintu byatanje umwana wanjye yapfuye iriga nanjye ndababaye nanjye mbabaye ngende mbona nta n'ikibazo ufite warangiza ngo mikwegere kuri mikwe ntugire n'umuntu utekera muri iyi nzu bashaka iyo bajya kuri ubwo nadateka mbaraga mfite zo guteka mubyibonere ubwo nadateka nyine ubwo nawe arashaka yaje ko ari byo byamuzanye se imbaraga uzibujije n'iki ni so wapfuye ni ariko urundi rugana kugira ugira ruhombe uzi ko mbona wagira ngo nanantu bigufashe mana ndababaye pe ariko mabuja uzi kubanza ari ukubera cya kigabo cyari nabonye yari akwirembo si ngo wamukwegeye si wamubonye ubanza koko ari igini banza yahise agenda agahita mikwe uretse inkuru zawe n'akanwa kakunaniye n'inkuru ntazi yo wazikuye uwo mugabo ubara uwo mubiri na mujomba yaramubonye ubundi se ari mikwege hari mujomba bose ni bamwe ushobora kuza kubwira ibintu niba yabirose niba abiroteye ko yaravuye kuri botike abiroteye ko yaravuye kuri botike abujana kanze nkwihoreze ndabona ari wowe ufite agahinda ntunkoreho ntabwo ntunkoreho mikwe umure wasubiye ahantu wari wicaye genda ujye guteka genda uteke ni hahandi basi pole yapoye niba ari ugupora genda mutware neza niba ari mu gahinda mutware neza nushaka kugenda mari uzi kubanza ufite ihungabana basirira utazarira utakiri mu rupfu noneho ugasanga urarize cyane noneho usinduka nk'umusazi basirira mikwe ngaho ma wicecekere uraba wende kubireba sibyo yego wicecekere ngaho genda mikwe ngaho icecekere genda uteke ndaje nguhoze mu kanya nawe sibyo ngahigendere ma pasa nafite ibiryo byinshi ibi byose nibyo biri buguhoze ubundi wowe wakinuwe narinze ngo wenda nsabe mujomba umusabe si iki watetse iby'unundwa ngo ibiryo maze ibintu byabo byose wagira ngo barabiroze abantu bari mu kabaro kango ngo ibiryo ngo ibiki arya umuswa cyangwa urya umuriro ma ahubwo mba nkubwire reka nzi nankugire inama niba Yvan yapfuye ibintu bisanzwe gupfa nanjye nzapfa ntuzapfa ahubwo shaka kubwira rira habara ryawe nako Karegeya papa Yvan bashaka ko bamuzana dukora ikiri bive mu nzira reka nanjye ndababaye aho genda ngahaguruka haguruka mbe mu maso nese ubwo byanzuye gute nyine haguruka mbe mu maso wahagurutse ukamva mu maso arige nzagukorera ikintu kizagukurikira no mu buriri ahubwo ujya kuryama reka nkubwire nzagukorera ikintu nka nyoko wakubyara arige nzagukorera ikintu uzicuza nimba Marita ari nyoko cyangwa yaragutora kuye wangegeraho n'ubundi uri umunyamabara wajya kubyarana na murumuna wa papa ureba he Yvan yapfuye mwihangane